kuri nyir'ubutagatifu nyagasani ukabitagatifuza kubwa Yezu Kristo umwana wawe n'umwami wacu no kubasha bwa Roho Mutagatifu kandi niwe bwikoranyiriza umuryango kugira ngo ujye gutura igitambo kitagira inenge guhera mu burasirazuba kugera mu burengero bwacu. Niyo mpamvu duteraniye imbere yawe twifatanya na Kiliziya yose kuri uyu munsi w'intangiriro y'icyumweru kugira ngo duhimbaze wa munsi muhire Kristo yazutseho akava mu bapfuye maze ukamukoza umwicaza iburyo bwawe. None rero nyagasani Imana ishobora byose turagutakambira tumwisunze aya maturo twazanye ngo akwegurirwe kugira ubwuzuye atagatifurishe Roho wawe kugira ngo ahinduke umubiri n'amaraso by'umwana wawe n'umwami wacu Yezu Kristo ari nawe dutegetse kujya dukora imihango mutagatifu. Ubwo nyine muri rya joro yatanzweho yafashe umugati amushimira kugira amagambo y'umugisha arawumanyura nuko abareza abigishwa be avuga ati mwakire maze muryeho mwese iki ngiki koko ni umubiri wanjye ugiye kubatangirwa. Nk'uko yaramaze kubigenza barangije kurya afata inkongoro agushimira n'amagambo y'umugisha nuko yereza abigishwa be avuga ati nimwakire maze munyweho mwese iyi ngiyi koko ni inkongoro y'amaraso yanjye y'isezerano rishya kandi rizahoraho iteka agiye kumenerwa mwebwe n'abandi bose kugira ngo mugirirwe imbabazi z'ibyaha. Ibi mujye mubikora nk'urwibutso rwanjye. Iri ni iyobera rikomeye ry'ukwemera. Duterane mu bitoroshya haba gukiza icyago. Nyagasani turakwinginze dukize ibyago byose ibihe turimo bisakaze mu mahoro. Impuhwe zawe ziturengere zidukize icyaha cyose ziturinde n'amakuba yose mu gihe tugitegereje amijoro mahire no kuza k'umukiza wacu Yezu Kristo. Ababyeyi